ndagushuje kandi nguhaye ikaze, nizere ko aho uri hose udukurikiye mu bice bigiye bitandukanye bya no mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu, nizere ko ukomeje kugubwa neza. Nkwibutsa ko ikindi Beta Screen TV chaîne ya YouTube igenda gutegurira ibiganiro bigiye bitandukanye ari kanini, tukaba tubagezaho ibiganiro biba byibanda ku buzima ndetse n'ubundi bufasha bushobora kuba bwagufasha kuba wakubaka umubiri wawe neza, uzira indwara zigiye zitandukanye zigenda zataka abantu muri iyi minsi. Nk'uko mubizi rero tugira tubategurira inyigisho ahanini zibanda ushobora kuba wakubaka umuryango wawe mwiza uzira intonganya mu gihe bitewe n'uko udashobora kuzuza neza amabanga y'abashakanye. Hari abantu rero usanga barangiritse cyane, ugasanga rimwe na rimwe bagenda biyahuza biriya binini byo mu mafarumasi, abandi ugasanga stress yarabishe ndetse bamwe no kutigirira icyizere, ugasanga kugira ngo bivuze ahubwo barayoboka inzira yo kwikinisha. Nyamara iriya nzira ni mbi cyane, dore ko yangiza imitsi ijyana amaraso mu gitsina bitewe n'uko ukoresha imbaraga nyinshi uyikubaho kugira ngo ubashe kuba wasura cyangwa kuba wamena intanga. Hakaba hari benshi bo babikora bazi ko bari kwirwanaho, nyamara ahubwo niho ubi kwiyongerera ibibazo, dore ko usibye ikibazo cy'uko utabasha kuba wanoza neza amabanga y'abashakanye, ahubwo bishobora no gutuma igitsina cyawe kigabanuka, nyamara wowe utazi uko biri kugenda. Dore ko nabonye ko hari na bamwe batangiye kwakira inyigisho z'uko kwikinisha bituma igitsina cyawe cyiyongera, nyamara ibi ni ikosa cyane, kuko ahubwo iriya mitsi imaze kwangirika igitsina cyawe ntikibe kikibona amaraso nk'uko bihagije, gitangira gutera gisubira inyuma, ahubwo we ntumenye uko biri kugenda. Abandi ugasanga bibaviramo kuba bakwibagirwa cyane rimwe na rimwe n'imirimo yawe ya buri munsi ntubukibasha kuba wayikora neza. Navuga byinshi rero ku bigendanye no kuba wakwikinisha, ariko iki si ikintu, dore ko nizera ko kuba twatangira kwigisha izi nyigisho zigendanye n'uko ushobora kuba wakwitungira ubuzima bwawe neza, nizere ko bamwe babikoraga ababashije kuba babireka. Nyamara si ibi ngibi byonona umubiri gusa, kuko no kugira ubushake bwinshi bitewe n'ibintu ureba nk'amafilime y'urukozasoni, ibi byose nimwe bigira ingaruka ku mubiri, ntubashe kuba wanoza neza amabanga y'abashakanye, ndetse bikazakugiraho n'ingaruka mu gihe cyazagera nawe washinga urugo ugasanga rubashije kuba rwasenyuka. Ahangaha akaba ari hahandi usanga abantu bafite stress nyinshi, ugasanga niba ukeneye umudamu wawe umubashe kuba mwajya mu gikorwa cy'amabanga y'abashakanye, ugasanga ntakwitayeho, n'ubundi ugasanga arirwa gucyurira ko ntacyo ushoboye. Gusa ibibazo byo kutuzuza neza amabanga y'abashakanye byo biterwa n'ibintu byinshi cyane, hari n'igihe biba biterwa n'imisemburo yawe mike bidatewe n'uko uba wariyononye kuko nagiye mbikubwira. Gusa tuba turi hano kugira ngo tubashe kuba twagufasha, tubashe kuba twakubwira bimwe na bimwe bishobora kuba byagufasha kubaka umubiri wawe neza, kandi ukongera ukaba umugabo nyawe, ku buryo ahubwo mu cyimbo cyo guhamagara umugore wawe ngo mubashe kuba mwakuzuza amabanga y'abashakanye, ahubwo ari we wazajya ukwihamagarira. Dore ko iyo uri intwari mu kuba wamushimisha bigutera ishema cyane, ndetse nawe bikarushaho kumva agukunze mu gihe yagukeneye akazajya koherereza utumesaje akubwira ko uri intwari. Hakaba hari ikindi kintu rero ntakwibagirwa kubwira abagabo, hari irindi gusa nanone bajya bakora, ugasanga niba uzi ko umugore wawe mudakunda kuba muri kumwe, muravugana amavideyo call cyangwa mukaba mwavugana ubundi buryo cyane bushobora kuba bwagutera ubushake bwinshi cyane, biriya nabyo bikaba byangiza umubiri, dore ko iyo wagize ubushake cyane umubiri uba witeguye kuba wakora imibonano mpuzabitsina, ari naho usanga benshi baviramo kuba bakwikinisha cyangwa bakaba bakora ibindi bishobora kuba byabangiriza ubuzima bwabo. Niba ari ubwa mbere rero ukurikiye ibiganiro byacu kuri iyi chaîne yacu ya YouTube, buri gihe nkaba ngushishikariza gukora subscribe, ndetse nkaba nkubwira ngo uzajye ubisangiza inshuti zawe utekereza ko nazo zishobora kuba zahura n'ibi bibazo, bityo tubashe kuba twakubaka umubiri wacu nk'uko bikwiye. Gusa hari n'abantu rero usanga banga kuva ku izima, ugasanga ntabwo ari kwemera ko arwaye, ahubwo akakubwira ko biterwa n'uwo mwahuye, ugasanga ari kugutekereza ko atabasha kuba yakora imibonano mpuzabitsina byihuse iminota 2, akakwiyemera ahubwo biterwa n'uko ahura n'abakobwa beza cyangwa bameze neza bakurura santima ze, nyamara ibi ngibi biba ari ukwibeshya, ugasanga ari kukubwira ngo nahuye n'umukobwa uryoshye, ngo nicyo gishobora kuba cyanteye kuba narangiza vuba. Nyamara nawe niba watekerezaga gutya, ibi ngibi ni ukwibeshya, ahubwo uba ufite ikibazo cy'imisemburo mike, niyo utaba warikinishije cyangwa
cyangwa warahuye mu bindi bibazo bigiye bitandukanye bishobora kuba byagutera ingaruka z'uko utabasha gukora imibonano mpuzabitsina igihe kirekire, ujye umenya ko niba bigenda gutya nawe uba urwaye, biba ari byiza kuba watangira gukoresha bimwe tugenda tukugezaho muri video zacu zigiye zitandukanye za buri munsi. Navuga byinshi rero ariko ibibazo byo biba ari byinshi cyane, ugasanga bamwe batangira kuba bakora imibonano mpuzabitsina igitsina kigahita kigwa utazi uko bigenze, cyangwa ugasanga bamwe igitsina cyanze guhagarara neza ngo batangire kuba bakora imibonano mpuzabitsina nyamara bumva bafite ubushake. Ibibazo byo biba ari byinshi cyane rero, niyo mpamvu mba naje hano kugira ngo tugende tubiganira, kugira inama ndetse nkubwire n'ibishoboka ushobora kuba wakora kugira ngo nawe ubashe kuba wagira ubuzima bwiza. Ahangaha ujye utekereza ko umubiri wawe uba uri kuwuha ubushobozi bukeya cyane bwo kuba wahangana n'iki kibazo cyo kurangiza vuba cyangwa n'ibindi bibazo byo kutanoza neza amabanga y'abashakanye, kuko niba uzi ko uba ufite ibi bibazo biba ari byiza kwirinda cyane ibintu bigendanye n'amasukari ahanini yo mu nganda cyangwa amavuta menshi mu byo urya, ahubwo ukibanda ku bintu bishobora kuba byakongera imisemburo ya kigabo, biba byibanda ku mbuto cyane cyane ibifite ibara ritukura kuko nibyo twabonye cyane bigizwe n'intungamubiri zishobora kuba zagufasha kubaka umubiri wawe, ugatandukana n'izi ndwara tugira tubona mu buzima bwacu bwa buri munsi. Gusa akaba hari abantu batekereza rero ko iyi YouTube channel ahanini iba igamije kwigisha ibintu bigendanye n'ubusambanyi cyangwa n'ibindi nk'ibyo, nyamara ntabwo ariyo ntego yacu nk'uko bamwe babitekereza. Ndabizi ni benshi cyane baba bafite ibibazo bigiye bitandukanye, rimwe na rimwe baba babuze n'uwo babibwira, ariko mba hano kugira ngo tugende tuganira ndetse tugende twungurana n'inama, turebera hamwe icyakorwa tubashe kubaka sosiyete yacu izira amakimbirane tugenda tureba hirya no hino, kuko mba nzi ko mu gihe iki gikorwa kitagenze neza ntabwo umuryango ushobora kuba watera imbere habe na gato. Kuko wenda mbahaye urugero, nimba umugore wawe muba mugitangira igikorwa hashira nk'iminota 2 ugasanga wowe uhise urangiza, ingibi bishobora kuba byamutera ingaruka nyinshi nko kuba yaribwa umugongo mu kiziba cy'inda. Urumva iyo bukeye ntabwo ashobora kuba yajya ku kazi, ndetse n'iyo akagiyeho ntabwo abasha kuba yagakora neza. Bamwe bikaba bibaviramo no gufata umwanzuro ugayitse wo kuba yashaka bamwe bita abapfubuzi cyangwa inshuti ze babashije kuba baryamana nawe mbere y'uko mubana. Nk'umugabo rero ukaba ugomba gutekereza kure, ugashimisha umugore wawe kugira ngo ubashe kuba wamurinda izi ngaruka, ukamenya ko ibyishimo bye biba kure atari nk'abagabo, kuko twebwe ibintu byacu biba byoroshye cyane kugera ku byishimo byacu bya nyuma. Ni ibintu biba bisa nkaho byoroshye, dore ko hari n'abarangiza bataratangira gukora igikorwa nk'icy'abashakanye. Nyamara wowe uba ugomba gutekereza cyane ukamenya ko imibiri y'abagore itandukanye n'iyacu, kuko umugore we bisaba kumutegura ukamuha umwanya uhagije, ndetse n'iki gikorwa cyo gukora amabanga y'abashakanye ukagiha umwanya muremure kugira ngo aze kugera ku byishimo bye bya nyuma. Ibi ngibi rero ntabwo bizapfa kwizana, bizaterwa n'ibintu uzaburya ndetse bituruke n'ukuntu ugenda ufata umubiri wawe mu buryo ubayeho mu buzima bwawe bwa buri munsi. Uyu munsi rero nkaba naguteguriye umuti mwiza cyane, dore ko usibye kuba wakemura ibibazo by'igihe kirekire, ahubwo ushobora no kuba wawukoresha uyu munsi ukaba wawusimbuza turiya tunini abantu bakunda kwiyahuza mbere y'uko bakora imibonano mpuzabitsina tuzwi nka Viagra. Uyu muti rongeye kukugezaho ushobora kuba wawufata mbere y'iminota 30 mbere y'uko utangira igikorwa, ubundi ubushake bukaba bwinshi, dore ko niyo waba urangiza vuba wongera ukagira ubushake bibangutse, apana kwa kundi ukora kamwe kuba wakongera kuba wagira ubushake bwo gusubira akandi ukumva byanze, ndetse n'igitsina cyawe kigahita kigwa utongera guhaguruka. Uyu muti rero wagufasha niba uzi ko ujya uhura n'icyo kibazo. Turaza kwifashisha rero karoti, tangawizi, tungurusumu, ubuki ndetse n'igi. Turaza kubitegura gute rero? Ufata karoti nk'eshatu cyangwa enye, warangiza ukazirapa, ukarapiramo na tungurusumu, warangiza ugafata umuhondo w'igi, bikaba bisaba ko urimena hejuru yakushe y'umweru ugasa nkaho uyimena, noneho ugafata uriya muhondo ukawuvanga n'ibi byose ariko byo wamaze kuba wabikamura. Ahangaha ukaba usigaranye umutobe. Ibigi rero ufata wa muhondo ukawushyira muri wa mutobe wa karoti, tangawizi ndetse na tungurusumu. Ibi ngibi iyo bishoje ushyiramo
ubuki ukabivanga neza. Iyo umaze kubivanga wirinda kuba washyiramo amazi. Aha ngaha bikaba bigusaba gufata agace k'agakombe warangiza ukakanywa mbere y'uko winjira mu gikorwa. Ibi ngibi bizagufasha kandi ubuzima bwawe bwongere bumere neza. Ushobora kuba rero wabikoresha igihe kirekire ugatandukana n'iki kibazo burundu, ukazajya ufata agakombe mu gitondo ndetse na nimugoroba mbere y'uko uryama. Ni byinshi nakubwira kuri iyi sheni yacu ya YouTube, gusa ibiganiro byo biba ari byinshi cyane. Icyo mba ngushishikariza no gukora subscribe kugira ngo n'ubundi tuzajye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye biba byibanda ku buzima ndetse n'uko wafata amagara yawe neza.